ntiwabasha gukemura ikibazo utazi ko ufite. Aya menyo yacu twifashisha dukacanga ibyo kurya agira ibibazo bitandukanye by'uburwayi, hamwe bikazana uburibwe mu mibiri yacu, ahandi akadutera ubusembwa. Benshi dufite uburwayi bw'amenyo ariko tutazi ko dufite. Abandi nabo bazi ko amenyo yabo afite ibibazo runaka ariko ntibamenye ko ibibazo bivurwa bigakira. Aha rero turi mu ivuriro riherereye i Gikondo ryitwa Inkuru Nziza Hospital. Muri iri vuriro bavura indwara zitandukanye, ariko kuri iyi nshuro tugiye kuvuga ku ndwara z'amenyo. Twegereye muganga w'amenyo ukorera muri iri vuriro, adufasha gusobanukirwa byinshi bijyanye n'amenyo. Nk'uwaye ikaze mu kiganiro Ubumenyamuntu. Njyewe urimo kumva nitwa Kayishunge Etienne. Mwaramutse neza muganga. Mwaramutse neza. Hano tubasanze mu ivuriro ariko by'umwihariko mukora ku bijyanye n'amenyo, kandi amenyo tuzi ko hari abantu benshi bafite ibibazo by'amenyo batazi ko banafite, kandi ntibanamenye mu by'ukuri ngo bishobora gukemuka mu buhe buryo. Rero nk'inzobere twifuje ko mwadusangiza ubumenyi ku bijyanye n'amenyo, tukabasha gusobanukirwa ibibazo amenyo bifite, ariko mbere y'aho muraza kutwemerera mubanze mutwibwire hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Nta kibazo, turabanza tumenyane kandi murakoze, ni karibu, turabakiriye. Yego. Amazina yanjye nitwa Uwimbabazi Rosette, ndi umuganga w'amenyo, nkorera hano muri ibi bitaro by'Inkuru Nziza. Hanyuma Rosette, amenyo ni ikibazo mu by'ukuri, ni ikibazo gikomeye, abantu benshi bafite ibibazo by'amenyo benshi rwose. Ntekereza ko umenya umuntu ugereranije igira nk'abantu nk'icumi wafata, ntushobora kuburamo nk'abantu 9 barwaye amenyo. Niko bimeze? Akenshi na kenshi niko bimeze, bitewe n'amakuru abantu baba bifiteho, cyangwa se n'ubumenyi budahagije abantu bafite muri rusange. None se nk'indwara z'amenyo rero nk'abantu bakunda kuza ababagana ku bwinshi usanga bafite indwara zimeze bite z'amenyo? Wenda uretse hano mu mujyi wa Kigali byihariye, kuko ubona ko abantu bakunda wenda twavuga ko bagira isuku, ariko nko mu bice by'ibyaro umuntu ajya kwa muganga ari uko iryinyo ryamuriye, akagenda asaba muganga ko arimukura. Ariko mu mujyi ubona estetike nyine wenda iryinyo ryabaye nk'iryishima kubera impamvu runaka, agashaka kugira ngo murigire umweru se, n'undi wenda ufite nk'amenyo atari ku murongo akaba yashaka ko muyagorora, cyangwa se n'abakundi kuyakorera isuku, ibintu nk'ibyo. Aho mu mujyi si nk'ibyo bakunze kuza bashakeneye cyane. Abantu bo mu mujyi akenshi baza bakeneye gukoresha isuku, koko bakeneye ibyo kugaragara neza, nibyo ubona abantu kenshi bikenereye. Ariko mu by'ukuri iyo umuntu ageze kwa muganga, buriya muganga nawe arareba akareba igikwiye, ntabwo icyo umurwayi aje atubwira tukima agaciro, ariko natwe muri rusange turamusuzuma, tukanamusobanurira ndetse tukaganira, tukareba ibyamufasha ndetse natwe byadufasha kugira ngo abashe kumererwa neza. Hanyuma muradufasha rero mutwereke ishusho rusange y'amenyo muri rusange ukuntu bimeze. Yego. Mutwereke ibibazo mubona mu by'ukuri by'amenyo bishobora kuba bihari bihangayikishije benshi, kugira ngo abakurikiye ikiganiro Ubumenyamuntu babashe kumenya uko babyitwaramo ndetse bamenye n'uburyo mwabasha kubafasha. Muri rusange ikibazo cy'amenyo kirahangayikishije, yaba mu mujyi wa Kigali ndetse yaba no mu bindi bice by'igihugu bitandukanye, ndetse no ku isi hose muri rusange. Ariko iyo urebye usanga abantu ntabwo amenyo ayahereza agaciro nk'uko ashobora kuba yaba yumva yarwaye malariya akaba yajya kwivuza. Abenshi babanza kugira resistance, akajya yari uko yageze kuri rwa rwego rwa nyuma yababaye. Muri rusange rero igikenewe, tubona hakenewe ubukangurambaga, abantu bagasobanurirwa, amakuru akayabona kandi akayabonera ku gihe, kuko akenshi usanga abantu barwara
ariko mu kurwara ugasanga nta ruhare yabigizemo, ahubwo akaba adafite amakuru y'uko izo serivisi zinatangwa. none se urebye nk'indwara z'amenyo ziganje mu bantu, izo mubona ku bwinshi ni izihe? Indwara z'amenyo ziganje mu bantu rero ni indwara y'ishinya. Ego, indwara y'ishinya akenshi iterwa n'isuku nkeya, kuko ubundi umuti wa mbere wo mu kanwa ni ukoza amenyo. Ni ukoza amenyo ukisuzumisha, byibuze tugira abantu inama yo kwisuzumisha amenyo byibuze buri mezi 6, ubwo ni 2 mu mwaka. Niyo waba utarwaye ntabwo bisobanuye ko waba udafite ikibazo. Ushobora kuba icyo kibazo ugifite ariko kikaba kitaraba ikibazo kugira ngo wowe ukimenye. Ariko byibuze iyo ugiye kwa muganga ukaba wakwisuzumisha bakakurebera, hari igihe umenya uti iki ni ikibazo. Kuba dukurikiye muri aka kanya tugiye kwifashisha iyi forume nk'imfashanyigisho kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa imiterere y'akanwa muri rusange. Mu miterere y'akanwa muri rusange tugira urwasaya rwo hasi, tukagira n'urwasaya rwo hejuru. Mu buzima busanzwe umuntu mukuru agira amenyo 32, ariko iyo tugeze mu buryo bwo gukora isuku, ayo menyo tuyaborosa mu buryo butandukanye. Duhera ku menyo y'imbere tugakomeza twerekeza inyuma. Ariko iyo tuvuze koza amenyo ntabwo tuba tubwiye abantu ngo niba ugiye koza amenyo ushyiremo imbaraga nyinshi ukube, kuko nabyo bishobora kugutera ubundi burwayi mu buryo udakeka cyangwa se utazi. Uko ugenda ukuba amenyo cyane bituma ishinya igenda iva ku menyo, ku buryo usanga nko mu gihe gitoya ugasanga umuntu aje kwa muganga, ugasanga nta kindi kibazo afite, ntafite ikibazo cy'isuku, ariko ugasanga ishinya yagiye iva ku menyo. Ugasanga nk'ikibazo yaje akubwira ngo njye ibintu bishyushye nkababara, njye ibintu birimo isukari nkababara, nywa ji nkababara, ariko wajya kureba ugasanga mu kanwa ke nta ryinyo ritobotse. Icyo gihe rero biba byaratewe na ya shinya yagiye yigira hejuru, noneho ukwigenda yigira hejuru igice yakabaye itwikiriye kikaza hanze kigahura na bya bintu byose turya kandi bitakagombye kuba bihura. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bwo koza amenyo hari uburyo twebwe dutanga inama nk'abaganga. Icya mbere, dusaba umuntu ugomba kuba ufite uburoso, ufite n'umuti w'amenyo, ndetse ukaba ufite n'amazi meza. Iyo ugiye koza amenyo nk'uko twabivuze, uhera ku menyo y'imbere, ukora inguni ya 45°. Ushobora nko gushyira uburoso nka gutya ku menyo. Iki ni igishushanyo turi gukoresha, ntago ari akanwa k'umuntu, ntago bishobora guhura, ariko ukajya ugenda umanura gake gake gake. Koza umuntu atambitse gutya ukuba nibyo nahoze mvuga byangiza ishinya. Iyo woza ukuba ugira gutya ni naho ushyiramo imbaraga. Ku menyo y'imbere ushobora guhagarika uburoso kuri za 45° twavuze, ukajya ugenda umanura ku ishinya, umanura hasi, uvana hano gutya, umanura aho ishinya itangiriye, umanura ku ryinyo. Ariko noneho iyo tugeze ku menyo y'inyuma bibaye byiza, kuko urumva gukora za 45° biragoye. Biba byiza ko ushobora gukora nk'uburyo bw'uruziga, ukajya ugenda ukora uruziga ku menyo gake gake, nabwo n'imbaraga nkeya, ukoza amenyo y'imbere ndetse ukajya no kuyinyuma, ukamanuka no kuyo hasi bikabuko. Iyo tugeze rero ku bijigo, buriya ku bijigo naho tuba dufite ahantu duhekenyera. Aho duhekenyera naho bidusaba ko byibuze aha gutya dushyiraho uburoso tukahoza, kugira ngo niba hari n'ibyafasheho
biveho, ndetse na mo hano imbere hose mu nkanka turahoza neza kugira ngo imyanda ibashe kuvamo neza. Aho ngaho biratandukanye ho gato no ku menyo yo hasi, kuko naho niko tubigenza, ariko ho dufiteho n'ururimi. Ururimi narwo tugomba kurwoza kuko ruba rwafasheho ibyo twagiye tunywa n'ibindi byose. Biba bisaba ko rero naho umuntu anyuzaho akahoza kugira ngo bibashe kuvaho. Ariko muri rusange ntabwo koza amenyo n'uburoso na korogati gusa bihagije, bisaba ko hari n'izindi nama dutanga z'uburyo umuntu yakwifashisha. Hari utugozi tuba twarabugenewe ducishwa mu kanwa, nako ducishwa mu menyo, hagati y'amenyo, aho amenyo ahurira, iryinyo rihurira n'irindi, kuko uburoso ntabwo buba bwagiye ngo bwinjiremo neza. Urabona nka hano nk'aho iryinyo rihurira n'irindi, ntabwo uburoso bwabashije kwinjiramo. Ariko iyo unyujijemo ako kagozi, niba hari ibyasigaye bifashemo hagati, bibasha kuvamo neza. Ikindi nanone hari udukirida tuba twarabugenewe, atari tuno dusanga mu kabari tuba dukuzamo inyama tuba twariye, ahubwo dufasha mu gukuramo ibyo bintu biba byasigayemo hagati, bitewe n'uburyo duteye ndetse n'ibyo dukozemo, kuko tuba dukoze mu biti ubasha kwinjiza kikinjira hagati y'iryinyo n'irindi, kikinjiramo neza, kigafata ibiri ku mpande z'amenyo kikabikuramo. Ntabwo ari nka biriya biba bikoze mu bintu bisa nkaho binyerera, nta kintu gishobora gukuramo. Indwara y'ishinya nibyo nikunda gutera ibyo bibazo cyane, kuko niyo isa nkaho niyo ndwara yiganje cyane mu z'abantu bafite z'amenyo. Ku bibazo by'ishinya hari nk'abantu uzasanga nk'amenyo yaragiye afataho ibintu, ukabona nk'umuntu afite ibintu by'umuhondo bijya kuba umukara ku menyo byagiye bifataho. Biriya iyo bigiye bigafata ku ishinya irabyimba, noneho uko igenda ibyimba bikagenda byinjiramo imbere, bigenda bimanura n'ishinya ku buryo byinjira imbere mu ishinya, hagati y'ishinya n'iryinyo. Nk'aha gutya tubare niba hagiye hatangiye ishinya yabyimbye, ibintu bikinjiramo, n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose utagiye kwa muganga birakomeza bikinjiraho, ndetse bikaba na byinshi. Iyo bimajije kuba byinshi rero byigizayo ishinya bikagenda biyizamura cyangwa se biyimanura. Iyo imajije kuva ku menyo, iryinyo risigara nk'aho ntaho rihagaze, ku buryo akenshi na kenshi usanga abantu amenyo yatangiye kujegera. Iyo yatangiye kujegera rero bigafata igihe kirekire, hari n'igihe avamo. Hari abantu babimarana igihe, ugasanga nk'umuntu araguhamagara akubwiye ati mugatuzi ko iryinyo ryanjye ryikuye, ukibaza iryinyo ryikuye binyuze mu zihe nzira. Ugasanga ni ya myanda yafasheho irakomeza iramanuka kugeza ndetse ubwifashe n'igice cy'igufa iryinyo ritereyemo, kuko haba harimo amamikorobe, amabakiteri, byose ni urumva ni imyanda. Byarangiza na rya gufa bikarimunga, byamara kurimunga iryinyo rigasa nkaho ntaho risigaye rihagaze, rikajegera rikavamo. Ego. Akenshi na kenshi mu minsi ya mbere iyo bikiza, ibimenyetso bya mbere umuntu ashobora kubona ni nko kuba uri koza amenyo ukabona uri kuva amaraso. Ubundi mu buzima busanzwe ishinya nzima imeze neza ntabwo iva pe. Uraborosa bisanzwe ugakuramo imyanda ariko nta maraso uva. Iyo watangiye koza amenyo rero ukabona ko watangiye kuva amaraso, uba ufite ikibazo cy'ishinya. Icyo gihe bibaye byiza wakwihutira kujya kwa muganga. Ikindi nanone dukunda guhura nacyo ni abantu bakunda kugira amenyo atobotse. Amenyo atobotse ahanini aterwa n'ibintu by'amasukari, kurya ibintu by'amasukari, ndetse ntunakora isuku neza. Cyane cyane nko ku bana
amenyo yabo aba yoroshye. Bagira ikibazo cyo kugira ibibazo byo kugira imyobo mu menyo. Yego. Noneho bagira iyo myobo mu menyo rero nabyo bikaba byabatera ikindi kibazo cyo kuba ayo menyo yazakurwa hakiri kare. Iyo umwana amajije gukurwa amenyo rero hakiri kare bigira izindi ngaruka z'ahazaza he, ndetse ari nabyo wakomeje gukomozaho ngo akenshi abantu bajya kwa muganga kubera ikibazo cya estetike. Ushobora kujya kwa muganga byo akenshi abenshi baza ari ukubera ikibazo cya estetike. Hanyuma hari ibintu mbona ni byiza nuko mwabivugaga rwose estetike ni ngombwa. Ubona hari nk'ibyo usanga umuntu afite nk'iryinyo ryarabaye nk'umukara yarakoze wenda nka wenda hagakubitaho nk'ikintu, niba ari amaraso ajya imbere, niba ari igisimbizi mu ryinyo, ku buryo ubona ryarabaye nk'umukara, abandi ugasanga bafite ibizinga byinshi ku menyo ku buryo ubona bigoye ko nyine bapfa kubivanaho. Ibyo bintu birashoboka ko babivana iryinyo rikaba umweru dede rigasa neza? Ibyo bintu birashoboka? Ntaguciye mu ijambo ku bijyanye no guhindura amenyo umweru, ntabwo duhindura amenyo umweru dede. Kuko amenyo nyirizina abantu tugira amenyo atandukanye. Hari ushobora kuba afite amenyo y'umweru dede ariko buriya nawe aba afite ibyaburamo, kuko ariya amenyo y'umweru dede cyane ntabwo aba akomeye buriya. Ubu unafite risike zo kwatakwa n'indwara z'amenyo kurenza abandi. Amenyo ubusanzwe aba ajya kubamo agahondo gakeya. Ngira ngo ujye ubibona, ntabwo aba ari umweru wererana, ariko aba arimo agahondo gakeya ku menyo ari normali. Ego. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu uvuga bimeze nk'ibizinga biba byaragiye bijya ku menyo, ibyo bimeze nk'umuhondo biba ari imyanda. Ibyo bikurwaho. Niryaba niba ryarabaye umukara ku buryo nimbe no hirya kurirebera inyuma ukabona ni umukara, no hirya yaryo umuntu yasamye cyane naho ukabona ni umukara, mbega ryose rimeze ngo rifite umukara n'imbere muri ryo, nabyo birashoboka ko baryoza rigasubira kuri iryo bara riri normali? Aho ngaho ku ryinyo ryabaye umukara kubera ko ushobora kuba warakoze agisida cyangwa se warikubise nko ku kintu runaka, bigashobora kuba byaza nka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10. Ibyo nabyo birashoboka ko bashobora kuri gukoresha. Hari uburyo bikorwamo butari ubusanzwe. Akenshi amenyo biba byaragenze gutyo iyo urimaranye nk'imyaka 5, 10 usubiza hejuru, kuko ntago bihita biza uwo munsi. Ntago ari ibintu bihita biza uwo munsi, ariko igikorwa ngira ngo ujya wumva mu ndimi zisanzwe abantu baravuga ngo ni ukuyashiririza. Kuyashiririza rero baba bavuga ni ugukora amenyo mu mizi, bagakuramo amaneri, kuko nk'uko wakabivuze ayo maraso n'iki biragenda bikigumiramo, byamara kwigumiramo noneho bigatuma rya ryinyo rihinduka umukara. Ibyo byose rero nibyo bahanagura bagakuramo, noneho bamara kubyoza bimaze gushiramo, hari uburyo barihoma neza bagashyiraho amaproduwi yabugenewe. Produwi ishobora kumaraho imyaka 2 cyangwa 3, bikaba byaba ngombwa ko isa n'igenda nayo ihindura ibara, ariko ibyo byo ni ibintu bikosorwa kuko ujya kwa muganga bakongeraho iyindi. Aho bya mbere byo by'umuhondo n'icyayi nk'ibizinga bitinjiye imbere cyane mu ryinyo by'umurabyoza bigashiraho neza. Ibyo ngibyo bitinjiyemo imbere cyane ntabwo ari bitinjiyemo imbere, kuko uko wakabivuze ibyo ntabwo uba warabivukanye, biba byaraje mu gihe runaka. Ushobora nko gusanga mu myaka 10 wari ufite amenyo meza, nta myanda iriho, ntaki, umajije gukuka amenyo yose yo mu bwana. Ibyo bintu ntabyo wari ufite. Nkuko twakabivuze rero ko umuti wa mbere w'amenyo ni ugukora isuku. Ugasanga wagiye wirara mu bintu bijyanye no koza amenyo, uyu munsi ukoza ugasiba 3,
ntiwongere, ukazongera nka nyuma y'icyumweru. Ibyo cyane cyane bikunda kuba ku bana, ari nayo mpamvu dushishikariza ababyeyi ko bakagombye kujya byibuze bababa hafi, kuko ntabwo wafata umwana w'imyaka 5, 6 ndetse kugeza no ku 10. Burya bari umwana ukwiye kuba yakogerezwa bibaye ngombwa, ndetse wamutoza no kubyikorera akaba yabikora, ariko akabikora uhari uri kumwerekera nawe nk'umubyeyi. Hanyuma muganga, Yego. bijyanye no koza amenyo, buriya mu by'ukuri umuntu yakagombye koza amenyo rye, kuko abenshi nkunda kubona bayoza, sinavuga benshi kuko nka bose nabo barebera rimwe, ariko abo nkunze kubona yaba mu mashuri yaba hehe, usanga boza nk'amenyo nka mu gitondo, nijoro wajya nko kuryama rwose akiryamira nta kibazo nk'ibyo. Mu by'ukuri birakwiye cyangwa hari ubundi buryo ko inshuro bijyanye n'inshuro? Oya, ntabwo bikwiye kuryama rwose utogeje amenyo buriya, kuko nk'ubu ngubu ubundi akenshi tugira abantu inama yo kubikora 3 ku munsi, ariko aho nicaye aha ku ruhande rwanjye, nkanjye ubusayizi ndi hano ndi mu kazi, mu gitondo naje nogeje amenyo, saa sita nshobora no kutajya muri pause mu rugo, nkaba nshobora kujya kuyifatira ahandi, nkaza nkaba nanyuzamo ayo mazi, niba nako kagozi twahoze tuvuga ngafite nkaba nanyuzamo, ariko umuntu agomba koza amenyo byibuze gake gashoboka 2 ku munsi. Mu gitondo umajije gufata ikintu ugiye mu kazi kawe, ndetse na nijoro mbere yuko ujya kuryama. Rwose mu buzima busanzwe byagufasha, ndetse bikakurinda n'izo ndwara zose. Noneho ku bijyanye n'abana rero, buriya ntabwo kuborosa umwana umuborosa ari uko amenyo yose yo mu kanwa yaje. Umwana uwo ari we wese iyo yazanye utwinyo twa mbere akiri n'umwana, uba ugomba kumuborosa. Ushobora kwibaza ngo wamuborosa mu buhe buryo? Ushobora gufata agapamba ugashyiraho utuzi, n'ubundi umeze nk'aho uri guhanagura ku ishinya, kuko nta menyo menshi aba yakagize, ariko byibuze twa tundi turimo ukabasha kudukorera isuku. Urumva niba umwana abasha konka, umwana akaba abasha kugira ibintu afata, uko biri kose hari imyanda isigara mu kanwa. Bibaye byiza rero wamukorera isuku, ufata agapamba ugashyiraho utuzi, ukamuhanagurira mu kanwa neza, hakaba hafite isuku. Kuko iyo utabikoze nibyo usanga umwana akura akagenda bimutera n'ikibazo cyo kuba ejo hazaza azatangira kuba yamenyo ye, kuko nkuko twakabivuze ko aba yoroshye, atangira gutoboka ndetse agakurwa imburagihe. Gusa nanone nubwo wenda ntabivuzeho ku kijyanye no gukura abana amenyo imburagihe, nabyo hari ingaruka bigira. Iyo umwana akuwa amenyo imburagihe, bituma urwasaya rwe ntabwo rubasha gukura. Kuko niba amenyo arimo, ubundi mu busanzwe umwana aba afite amenyo 20 yo mu bwana, agomba kuzavamo agasimburwa n'andi. Ibyo bintu rero bigira igihe runaka. Hari amenyo y'imbere atangira kuvamo ku myaka 5-6, ndetse ugasanga umwana arinze agera mu myaka 12-13, y'amenyo yo mu bwana agenda kuka, ariko biza mu gihe gitandukanye. Niba ari amenyo y'imbere arakutse ku myaka 5-6-7, niba ari ay'inyuma arakutse ku myaka 10, kuko bigenda bitandukana bitewe nanone na buri muntu. Kuko hari uwo ushobora gusanga ku myaka 12 amenyo yo mu bwana yarashizemo, hari uwo bishobora kugera kuri 13, hari kuri 11, gutyo byose birashoboka cyane. Nabyo rero iyo biramutse bibayeho, hari ubundi buryo umuntu yirinda ko
mu gihe kizaza bishobora kumutera ikibazo. Kuko iryo ryinyo ni urugero, ngewe niba ndikuye ku myaka 6, mu gusimburwa kwaryo rigomba kuzasimburwa ku myaka 10. Muri ya myaka 4 wa mwanya urimo ubusa. Hari andi menyo iruhande agomba kumera mbere y'iyo myaka 10. Ayo menyo iyo aramutse ameze ntabwo atuma rwa rwasaya rukura, ahubwo aragenda akajya gufata wa mwanya hahandi iryinyo ryavuye, rikahakurira rikahisanzurira, ntibituma amenyo abasha kubyigana neza kugira ngo urwasaya rukure, kuko haba hari umwanya urimo ubusa. Ryarindi rero iyo rigeze igihe cyo kuba ryamera ribura umwanya, akenshi na kenshi ugasanga nk'iryinyo ryaraje riraza rimerera inyuma gutya yayandi riri hejuru. Ngira ngo kenshi ujye ubibona ari byo twita impingikirane. Impingikirane zishobora kuza kubera ikibazo cy'umuntu mu buzima busanzwe akaba afite urwasaya rutoya, cyangwa se bikaza kubera ko yakuwe amenyo igihe kitaragera, bigatuma rwa rwasaya rudakura, ya menyo yari buzamere umwanya wayo ugafatwa, yakazaza akajya inyuma. Ibyo nabyo rero hari uburyo tugerageza kubikosoramo nk'abaganga iyo icyo kibazo kiramutse kibaye, kuko duhora tuvuga ngo twirinde amasukari kuyakoresha kenshi, niba tunayakoresheje dukora isuku, ariko benshi ntabwo bibashobokera. Hari abantu bikundira ibintu birimo isukari ndetse n'ubwo buryo bwo kuborosa ntabwubahirize, bikaba rero bituma ahura n'ibyo bibazo byose, cyane cyane nko ku bana. Mama yatashye yazanye agashokora, azanye akabiswi, arakariye, arayataboroshe rimwe kabiri, ejo ugasanga amenyo yatangiye gutoboka, ugasanga umwana yatatse, ugasanga mama warakubwiye ati ngewe namubonye umusaya wabyimbye. Icyo gihe nta kindi ukora, haba hajemo infection, nta bundi buryo bwo kuyivura, iryinyo urarikura. Ariko iyo umajije kurikura hari utundi tuntu tubashyiriramo nka nyuma y'ibyumweru nka 3 wamajije gukira neza, kugira ngo wa mwanya ukomeze ugumemo. Hari utuntu twitwa space maintainer, ku buryo wa mwanya ugumamo n'andi menyo akazamera, ariko akabasha kwishakira umwanya akabyigana hagakura, kuko wa mwanya nawo uba ufashwe ngo irindi rizabashe kubona aho rimerera. Ubutumwa dutanga turabutanga muri rusange ku banyarwanda bose, yaba badukurikiye bashobora no kubasha kubusangiza n'abandi batabashije kudukurikira muri aka kanya. Nuko umuti wa mbere wo mu kanwa ni ugukora isuku kandi mu buryo buhoraho. Woza amenyo yawe ukoresha umuti wabugenewe n'uburoso. Ntarasoza ku kintu cy'uburoso, ntabwo uburoso umuntu abukoresha umwaka. Hari umuntu wumva ko uburoso bwe ashobora kubukoresha umwaka kugeza hahandi abona ko nawe ntacyo bukimumariye. Uburoso ubona ubu ngubu bugomba kuba ari uburoso utungutu tworoshye, atari twa tundi dukora ku menyo tukayangiza. Iyo rero utu tuntu twatangiye kureba ku mpande, niyo haba hashize ukwezi kumwe cyangwa 2, ubundi tuvuga ko umuntu yakabaye ahindura uburoso mu mezi 3. Ariko utungutu niba twatangiye rwose kureba kuri mpande, muvandimwe, ushatse wabujugunya kuko burya ntacyo baba bukigufasha, ukagura ubundi, kuko uburoso ntabwo buhenze cyane. Ntabwo ari ikintu umunyarwanda uwo ari we wese adashobora gupfa kwigurira, ni ikintu gihendutse. Ubutumwa rero rwose twabagenera ni uko umuti wa mbere wo mu kanwa ni ugukora isuku, kandi igihe byabaye ngombwa wumva bitameze neza ukaba wakwisuzumisha nk'uko twabibasabye, kuba bishoboye
kuko tuzakomeza kubigisha, tuzakomeza kubafasha mu buryo bushoboka, ariko bibaye byiza wajya ujya kwa muganga byibuze 2 mu mwaka ukisuzumisha, waba ufite ikibazo waba utagifite. Ntabwo ari ibintu bigoye rwose, ni ibintu umuntu uwo ari we wese yashobora. Muganga turabashimiye cyane kubw'ubutumwa bwiza muduhaye, kandi turatekereza ku kindi gihe tuzabakenera kugira ngo muduhe izindi nyigisho zafasha rubanda mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwabo, muzatwemerera. Oya, nta kibazo rwose, umusanzu tugomba kuwufatanya tukawutanga twembi. Abaturage ni abacu, tugomba kubitaho ndetse tukanabashishikariza kutugana kugira ngo tubafashe. Murakoze cyane. Yego, namwe murakoze cyane, turabashimiye. N'ubutaha muzagaruke. Murakoze cyane rwose, tuzagaruka ko ubutumwa bwanyu n'inyigisho zanyu ni ngombwa cyane, zikenewe na benshi kandi kenshi. Nk'uko nabibabwiye rero, aha twari turi mu ivuriro Inkuru Nziza Hospital riherereye i Gikondo, aho badufashaga gusobanukirwa indwara z'amenyo. Aha niho mpiniye ikiganiro cy'uyu munsi, mbashimira kuba mwakurikiye. Njyewe mwumvaga nitwa Kayishunge Etienne. Murakoze.